Yari umusore w'ibiyobyabwenge birimo inzoga n'itabi abantu bose babimuziho. Yari yarashyize amaderede ku mutwe kandi maremare. Yambaraga ipantaro yimanuyeho gato bimwe bita pocket down, yambara ibishati binini cyane ntafunga ibipesu. Hari ubwo yambaraga igikabutura kinini n'isengeri, akambara ibikweto birebire bigera munsi y'amavi, akarenzaho imikufi iremereye ku buryo umuntu utamuzi yari kumwita umusitari. Ariko abantu bamuzi abenshi bamuhaga amazina bakimubona, bamwe bakamwita ikirara, umusinzi n'andi mazina. Yari muremure mu rugero runaka, yarabaye igikara kubera itabi ryinshi, amenyo nayo afite utuntu tw'umukara, amaso yaratangiye kuba umutuku. Abakobwa baramurebaga bakabona ari umusore mwiza, ariko bareba ukuntu ahora yasinze anywa ibitabi arara amajoro, bakavuga ko ari bwa bwiza bwapfuye ubusa. Abagabo bajyaga mu tubari hafi ya bose bari bamuzi kuko bataburaga kumusangamo mu masaha ya nimugoroba. Mu kabari babaga basangira nawe kuko yari umusore ugira amafaranga, ariko batagasigarana na bagenzi be basangiraga amatabi bakenda kurikesha aribyo bibereyemo. Iwabo bari abakire mu rwego rwo hejuru, ariko papa we yari yararize yarihanaguye avuga ko umuhungu we bamuroza atari gusa. Yamwirukanye mu rugo agitangira kunywa ibiyobyabwenge, umuhungu akomeza kujya haza, yamusakuriza kubika umutwe ntamusubize, ageze amwemerera kujya ataha, ariko akarara mu kazu kari kegereye aho umuzamarara. Yamubujije kuzongera kwinjira mu nzu ye no mu bikoni, amuha kokumba ko hafi y'irembo ngo najya ataha yasinze ajya akihirikamo. Ibyo kurya by'umukozi yabimushyiriragamo akabirya, rimwe na rimwe yazana ibindi agasanga ibya mbere bigihari, akajya kubimena agashyiramo ibyo bindi. Aho yaratandukaniye n'abandi banywaga amatabi n'inzoga zikaze, nuko nibura yibukaga gukaraba no kumesa. Nta muntu yatonganyaga n'umwe kandi ntiyavugaga amagambo mabi nk'ay'ibindi birara. Yabaga atuje, yagera ku nzoga akazinywa ari nyinshi, ataganira cyane n'abo babaga basangira. Yavugaga make, yasinda akagenda ahirima anywa n'ibitabi. Ikintu cyashoboraga gutuma arwana ni igihe babaga bari kumwe bazanaga ikiganiro kirimo abakobwa cyangwa iby'urukundo. Abaturage nabo nubwo bari bamuziho ubusinzi burenze ukwemera, ntawe yabangamiraga. Abandi babaswe n'ibiyobyabwenge nka we wasangaga bafata abakobwa ku ngufu ari ibisambo, ku buryo abenshi bari mu magereza. Ariko we uretse kwitwara atyo, nta kindi umuntu yari kumuhora. Bavugaga ko ubuzima yangiza ari ubwe. Nyina yaramubonaga akarira kubera ukuntu yari yarahindutse mu gihe gito. Mushiki we yagerageje kumwinginga ngo areke inzoga n'itabi, umusore arabyanga, ahubwo nawe amurakarira nk'aho hari icyaha kindi yamukoreye kandi gikomeye. Yaramubonaga akarakara akamuvugisha atabishaka. Amafaranga yose yari yarabitse kuri konte niyo yaguragamo inzoga akagurira n'abandi bagabo. Nyina yari yaragiye mu bavuzi bose bagakonaga mu Rugoze, ariko byarafashe ubusa. Se yigeze gupanga kumujyana kwa muganga, aramuteguza, umusore aratuza ntiyamuvugisha nabi, arabyemera, bagenda batavugana. Bagezeyo kubera ukuntu yaje yitonze, umuganga avuga ko nta kibazo gikomeye afite uretse ibiyobyabwenge byamubase. Se yabajije umuganga ati none se murabona bitazamwangiza? Umuganga atari ku musore, ndi kubona atandukanye n'abandi. Kuba yemeye kumuzana hano kwa muganga biratangaje. Nawe ati byihorere, ubu iduka ryose yararisesaguye, amafaranga yari yarazigamye niyo anywamo ibiyobyabwenge. Nanjye birantangaza kuba atantuka. Noneho namusabye ko tuzana hano kwa muganga, arabyemera, agerageza no kwambara neza, ariko namubajije impamvu akora ibi yanga kunsubiza kandi muranyimubaza. Bwa mbere nabanje kwisaza ngerageza kumutera ubwoba, ariko yarananiye. Muganga ati banzamo ibyangombwa bye ndebe. Yarebyeho asanga yitwa Shurani, atari ko muze, uyu Shurani ashobora kuba afite ikindi kibazo. Shurani ati oya nta kibazo mfite muga. Se atari kuba nzagire nte? Avuga ko nta kibazo afite, ariko yaretse gucuruza, ahora mu tubari no mu biyobyabwenge. Ntiyasa mureba amenyo ukuntu atangiye gusa, amaso ye sinakubwira nawe urabyibonera. Muganga turabizi Shura, hari ibintu bizakubaho nukomeza kunywa ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge ni ibintu bihindura imikorere y'ubwonko, bigatera impinduka ku mitekerereze, ku marangamutima ndetse no ku mubiri w'umuntu. Nubikomeza bizagutera kumva wishimye mu buryo bw'akanya gato, wumva uri kugabanya ububabare cyangwa agahinda. Kuko ntekereza ko niba warahoze uri umwana mwiza ugahita uhinduka, wibwira ko ikibazo ntazi wagize, kubinywa aribyo bizagikemura. Wenda nanone wumva ko bikongerera imbaraga, ariko bizakugiraho ingaruka mbi. Yarakomeje ati umusore mwiza nkawe ushaka gutakaza ubushobozi bwo gutekereza no gufata imyanzuro ifatika. Hari igihe kizagera wumva utakigira imbaraga, warabaye umunyantege nke, wigunge, utakaze n'ubushobozi runaka. Hari abantu bashukana ngo ibiyobyabwenge byongera imbaraga bigatuma umuntu yumva afite ingufu nyinshi, ariko reba ukuntu wabaye, amaso yabaye umutuku kubera kudasinzira igihe kirekire. Ubu igisigaye ni ukugira amarangamutima akabije, uko kwitonda ufite kugashira. Papa we yajya avuga ukumva wamumena umutwe, abantu utishimiye ukumva wabakubita, utakaza ubushobozi bwo kwifata, ube wahohotera abandi, kandi ibyo bizatuma ufungwa. Wari uzi ko uzarwara n'indwara z'umutima? Ibaze upfuye ungana utya. Hari ibiyobyabwenge bihindura imyumvire y'umuntu ku buryo atangira kubona ibintu bitariho cyangwa kumva amajwi adafite ahava, ukagira ngo yatewe n'abazimu. Niho biva bamwe bagasara. Uhagarikiye hano nibura wafashe umwanzuro mwiza kandi papa wawe arahari ngo agufashe.
Shurani yakoreshaga ibimenyetso amwereka ko ari kwemeranya nawe, muganga agira ngo wenda umusore agiye kubireka. Se nawe yaratangiye kwishimamo avuga tubanza none hagiye gusubira ku murongo, kuko yari ari kunyuzamo akamwikiriza agatangara ukabona ko yabyishimiye. Uwo muganga w'umukobwa yarakomeje kuko yabonaga yamufatishije ati akenshi ibiyobyabwenge bishobora gutuma umuntu yumva ameze nk'uri mu bundi buzima, akumva ameze nk'uri mu nzozi cyangwa agatangira kubona amashusho atabaho. Ibi bishobora kumugiraho ingaruka mbi zirimo gutakaza ubushobozi bwo gutandukanya ukuri kw'ibiriho n'ibitari byo, bikaba byamutera kugira ihungabana ry'ubwonko no kwigunga. Shurani yarikoroje ati none se ushaka ko mbigenza nte muga? Muganga ati niba bishoboka wafunguka umutima ukambwira ikibazo ufite cyaguteye kunywa ibiyobyabwenge. Shurani ati komeza umbwire ingaruka zabyo, nusoza ndakubwira na papa yumvireho. Baramwishimiye, muganga amufata ku rutugu ati buriya natwe hari imiti dukoresha imeze nk'ibiyobyabwenge yagenewe gufasha abarwayi bafite uburibwe bukabije cyangwa bafite uburwayi bwo mu mutwe, ariko iyo ikoreshejwe nabi ishobora gutera umuntu ububata ikanamugiraho ingaruka mbi nk'iz'ibindi biyobyabwenge. Wowe rero ufata byinshi ukarenza urugero. Yarakomeje ati wari uzi ko hari ingaruka zishobora kuboneka ku mubiri w'umuntu zirimo indwara z'umutima, indwara zangiza ubwonko, indwara z'impyiko ndetse n'urupfu rutunguranye? Shurani ati koko se? Muganga ati yego rwose, hari kandi ingaruka zigaragara ku mitekerereze y'umuntu zirimo kwibagirwa no kugira ibibazo byo mu mibanire ye n'abandi. Kubera izo mpamvu kwirinda ibiyobyabwenge ni ingenzi kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza haba ku mubiri no ku mitekerereze. Shurani yamaze kubyumva ati none reka mbanze nihagarike. Bamweretse umuryango anyuramo akajya kwihagarika. Papa asigara aganira na muganga ati muga ahari yakwishimiye, ubanza ari uko uri umukobwa muri mu myaka imwe. Muganga yarasetse. Se wa Shurani akomeza amubwira ati ubu si yaba ari umugabo yari kwemera? Ni ukuri nzakugororera, komeza umufashe, nabicikaho nzagushimira bitari mu magambo. Muganga yaramushimiye ati uriya musore ashobora kuba yarahuye n'ikindi kibazo gikomeye, akaba yaragiye mu biyobyabwenge ashaka amahoro, yabuze uwamuganiriza, ariko humura aka ni akazi kanjye. Bakomeje kumuvugaho bavuga igihe yatangiriye kwishora mu nzoga no mu matabi, isaha ishira ataragaruka. Muganga ati none se arakihagarika? Sata ahubwo koko twaganire nibagirwa ko yagiye kwihagarika. Yagiye kumureba mu bwiherero agenda akomanga kumva nta muntu urimo. Yamuhamagaye kuri telefoni yumva izimije, akomeza kumushakira mu bitaro aramubura. Yumvise ataye umutwe yagaruka gutakira muganga. Muganga yaramubwiye ati buriya ashobora kuba yamaze umwanya munini atari kubona ibiyobyabwenge akumva arambiwe. Sati none se nkora iki? Muganga yamugiriye inama gusa amusaba kuba hafi y'umuhungu we akajya amuganiriza atamutonganya, yabyemera akamutembereza bakareba ko hari icyo byatanga. Shurani we yangaga ko se amusohora no muri ka kazu. Iyo yashakaga kumuvugisha yamugeragaho yubitse umutwe, se akamutuka uko ashaka ntamusubize, yasoza akisubirira mu bye. Uwo munsi yamusabye ko bajyana kwa muganga abanje kumutuka cyane, nabwo arabyemera. Se yumvaga baramutera nk'ibyishinge kinini agasinzira bakamuvura yataye ubwenge, ariko siko bikorwa uko yabyifuzaga ntibyari gukunda. Shurani akimara kugera kwa muganga bakamubwira iby'ingaruka z'ibiyobyabwenge yumvaga ari ibiraho. Hari abantu yari azi babinyweye imyaka myinshi kumurusha batarapfa. Akantu kamurakazaga akagerageza kubihisha nuko mu bitaro yasanzemo umukobwa. Yumvaga adashaka kugirana nawe imishyikirano. Na mushiki we ubwe yabaga adashaka no kumureba mu maso. Byakomeje kumurakaza ariko aratuza. Umuganga atangiye kujya avuga yamwifatishijeho, kwifata biramunanira abeshya ko agiye kwihagarika. Akirenga amarembo yahise yigira kunywa ibiyobyabwenge, noneho anywa byinshi kuko yararakayemo ukuntu ashaka kwibagiza ibyo umuganga w'umukobwa wamukozeho agatuma yibuka byinshi. Se nawe yagezeho yemera ko amubuze aritahira, ageze mu rugo ajya kumureba muri ka kazu ngo baganire yicishije bugufi aramubura. Shurani yiriwe atumura amatabi, ajya mu kabari arenzaho inzoga zikaze. Mu masaha ya nimugoroba amaze gusinda cyane arihangana agenda agwirirana, ajya mu kazu ke agira imbaraga zo kurya agatoki yari asanzemo, hanyuma ahita asinzira. Yongeye gukanguka mu gitondo ariko yasaga nabi kuko bwo yaraye hasi. Yagiye muri dushe yisiga amavuta, yambara ipantaro y'ikoboyi nini cyane, yambara umupira ufite ingofero, afata ekuteri ashyira mu matwi, akina indirimbo irimo ingoma nyinshi, yegura icupa ry'inzoga yararanye aragotomera, arisiga asubira mu kabari. Kukageramo byamutwaraga iminota irenga 35 ku maguru cyangwa agatega igare. Yangaga kunywera mu tubari two hafi iwabo kuko na papa we rimwe na rimwe yajyaga tujyamo. Ako kabari kari kubatse hirya ya hoteli, kakoraga amasaha 24 ku yandi, iminsi 7 ku yindi. Yanyuragaho wakwita ku irembo ryayo agakomeza hepfo yayo agahita akageramo ku ruhande rwo hirya, nako kasaga n'akihishe. Yiriwemo yinywera inzoga, mu masaha ya saa 9 yumva ibitotsi bimwishe atagiye kuryama. Akigera ateganye na hoteli mu ruhande rwo hepfo yabonye umukobwa wari wambaye ikanzu nziza cyane igera hasi hafi y'ibirenge asohotse muri hoteli yiruka. Yanyuze ku umusekirite akomeza kurangarira muri telefoni. Umusore akuramo ingofero amwitegereza neza. Yamanukaga hepfo aho yamwitegerezaga ahagaze. Mu kwiruka k'uwo mukobwa yasitiye ku gati kari imbere gato ya hoteli ahita agwa hasi.
kuko hasaga n'ahamanutse yibaranguye hepfo yigaragura arahindana, agakapu yari afite ku rutugu kagwa hirya, telefone iramenagurika. Shurani wangaga abakobwa urunuka yumva atabavugisha no kubabona bimutera kurwara, yabaho yagize ubwoba n'impuhwe. Yaje yiruka atoragura telefone yari ijanjaguritse mu kirahure, afata n'agakapu. Abantu bari ruguru basaga n'abarangaye, abamubonye bamwe barirengagiza, abandi bake baza bahurura bamwegera ngo bamwegure. Shurani yahise azamuka gato aramwegera aramwegura. Umukobwa yavaga amaraso mu mazuru no mu menyo, yarababaye cyane. Umusore yasanze ari muzima adapfuye, abandi bantu barimo abana, abagore n'abagabo bahita bahagera. Shurani yarababwiye ati nimumfashe tumujyane kwa muganga. Bamwe batangiye kwigendera, abandi ukabona ari ugushongera gusa ntacyo baramufasha. Bageraga ngo wenda yiruka agasanga Shurani bakumva ari ugomba kugorwa nabyo. Yageragezaga kumuhanagura yamwiceje yamwegamije. Abaraho bose habuze uwashaka imodoka, habura n'uwahamagara ambulance. Shurani wasaga n'uwasinze, uretse ko yari yarazimenyereye atapfaga gusinda vuba, yabwiye abari bashungera ati mumve imbere mwijyanire ku ivuriro. Ivuriro ryari hafi ariko si ryari ndi yajyanyemo na se. Umukobwa nubwo yaraguye hasi atyo yahindanye, amaraso ari kuva mu kanwa no mu mazuru, yashoboraga kuvuga. Shurani yaramubwiye ati ngujyanye kwa muganga, wihangane si kure. Umukobwa yikirije akoresheje umutwe. Shurani yatangiye kurakara kuko yamweguye, abantu bari bahuriye babona ahagaze bagatangira kwisubirira mu byabo. Bagendaga bavuga bati uriya musore aramugezayo. Yarabyumvise agira umujinya, abwira n'abari iruhande rwe ati nimugende n'ubundi uretse gushungera ntacyo muri kumara. Yabonye ko amaraso y'uwo mukobwa akomeje kuva mu mazuru no mu kanwa nubwo atari menshi cyane, amuhereza agatambaro yari afite mu mufuka. Umukobwa agerageza kukifatisha ngo areke gukomeza kumanuka ku myenda ye. Yakoze ku ryinyo yumva riri hafi kuvamo, akomeje rihita rikoka. Yarariciye amaraso atangira kuva ari menshi, asaba Shurani kubanza kumushakira amazi. Umwe mu bantu bari bakomeje gushungera ashatse kujya kuyazana ariko aramubuza. Yabwiye uwo mukobwa ati oya, amazi si ngombwa. Ubu sinkwiriye kuguha amazi, yewe n'ibiryo ntubyemerewe muri aka kanya, bishobora gutuma unanirwa guhumeka. Yamugejeje ku bamotari, amutegera moto, agenda amwegamije, agera ku ivuriro. Abaganga bakimubona bamushyize ku gitanda, Shurani ashyira igikapu cye na telefone ku ruhande ashaka guhita yigendera. Muganga yaramubajije ati uragiye se? Shurani ati yego. Muganga ati ubwo se urakomeje, urumva nta kibazo ufite? Nawe ati ariko simuzi. Muganga tugomba kuguma hano kuko niwe umuzanye, ntutume mbisubiramo ku yindi nshuro. Urasiga umuntu arembye atya tuzi umuvanye? Shurani yicaye ku gatebe kari aho, muganga atahura ko impamvu amaraso yavuye mu mazuru ari uko asanzwe akunda kuva imyuna. Mu kanwa ho byatewe n'uko iryo ryinyo ryari ryakutse. Yegereye Shurani yumva afite umwuka w'umuntu wanyweye inzoga nyinshi n'itabi rimunukaho, ati none se uvuye mu kabari? Shurani ati mumbabarire nanjye nje hano ntabipanze, nasangiraga n'inshuti zanjye nuko mubonye agwa hasi ngahita ntabara. Muganga ati nta kibazo, umubiri ruhande ntugende. Uyu mukobwa yakudutse ku mutwe no ku maboko, nta bisebe biriho, ashobora kuba yaviriye imbere. Kugwa hasi akagira nubwo akuka iryinyo ni ikimenyetso cy'uko yababaye cyane. Ugize neza uhita umuzana amaraso agishyushye, mu kanya gato yashoboraga kuremba. Uwo muganga w'umugabo yakomeje kuganiriza Shurani ati ubusanzwe iyo umuntu aguye hasi agakuka iryinyo kandi akava imyuna, biba bivuze ko yagize ikibazo gikomeye. Kuba yaguye ahantu hapavomye bishobora gutuma agira ibindi bibazo byisumbuyeho birimo guhungabana k'ubwonko. Icyo tugiye gukora uyu mwanya ni uguhagarika amaraso kuko ari kuva ari menshi. Abandi baganga baraje bakoresha uburyo butandukanye bwo guhagarika amaraso. Nk'uko muganga yarabivuze, uwo mukobwa yagaragaraga nk'aho agikomeye akihagazeho kuko amaraso yari agishyushye. Muri make yarashaka kuvuga ko ibikorwa byose by'umubiri we byari bikiri mu buryo busanzwe kuko umubiri wari utaratangira kugira ibibazo bikomeye. Iyo umuntu akomeretse cyane amaraso aba akiri menshi kandi umubiri ugerageza kugumana ubushobozi bwo gukomeza gukora neza mu rugero runaka. Ariko uko iminota igenda ishira ibintu bishobora guhinduka. Ubushyuhe bw'amaraso buba bukiri hejuru igihe cy'iminota mike nyuma yo gukomereka. Ariko abaganga bamwijeje ko baramuba hafi bagatuma umutima ukomeza gukwirakwiza amaraso ahagije mu mubiri bakamurinda kuba yacika intege. Abaganga babaye bakigenda muri ako kanya umukobwa acika intege koko arazungera atangira gusinzira. Shurani yagize ubwoba ahita yiruka ahamagara wa muganga, nawe ati humura ntacyo araba. Ahubwo musubira uruhande yasubiyeyo none inzoga zisa n'izimushizemo. Muri we yumvaga umukobwa arapfata anamuzi. Yatangiye kwibaza icyatumye asohoka muri hoteli yiruka, yumva agize amatsiko. Ariko nanone bwari butangiye kwira kandi yabonaga ko ashobora kuharara. Muganga yaraje amwitaho, Shurani ahita amubaza ati none se ushobora kumara igihe kingana iki hano? Yaramusubije ati ntabwo yakomeretse mu buryo bukabije. Impamvu yahise asinzira ni uko yarananiwe. Iyo umuntu yaguye hasi yari ari kwiruka, umunaniro uba mwinshi muri we. Rero bishobora gutwara iminsi iri hagati y'3 n'7 kugira ngo yumve amerewe neza. Yongeye hati yakutse iryinyo gusa ariko nta kibazo gikomeye afite. Mu cyumweru kimwe ashobora kuba yatangiye kumera neza. Shurani ati none se iyo minsi ndayimara murwaje? Muganga tushaka ko bigenda bite? Nawe ati none se nzaba ntunzwe n'iki ko nanjye namuzi? Muganga ati ahubwo ushaka aho urakura amafaranga yo kwishyura imiti imwe n'imwe.
niba hari umuntu uzi wamurwaza nta kibazo umuhamagare, icyo nashaka ni uko yasigara hano wenyine. Yahise yigendera agenda amubwira turamenye ntusige umurwayi wawe hano mu bitaro. Shurani yamwitegereje yitonze abona umukobwa yasinziriye amukoraho, umukobwa yubura amaso bararebana. Shurani tumeze ute? Umukobwa yashatse kumuvugisha buri imbaraga. Wa muganga yise agaruka ati duhe ibyangombwa bye. Shurani arakaye cyane atari kumwasaze, sinababwiye ko ntamuzi. Yatangiye kwicuza impamvu yemeye kuhamuzana. Mu kanya gato muganga yakomeje kumwitegereza, umusore yahise yibuka ka gakapu yamurambitse iruhande, arebye mabonamo indangamuntu arayimuha. Muganga agiye kuyijyana undi ati banza umbwire uko yitwa. Muganga ati ni Fatima. Shurani yasigaye yitonganye mu mutima. Inzara yaramwishe ajya muri kantine yo mu bitaro agura amata yo mu dushashi n'amandazi abizana mu cyumba. Yazanye ibihagije ku buryo yumvaga ko biramumaze iminsi ibiri we na Fatima. Muri we yaramaze kwakira ko agiye kumurwaza. Mu gitondo Shurani yumvise afite umunaniro, Fatima nawe akanguka yatangiye kugarura agatege. Muganga yaraje amwitaho, Shurani amuha amata amuha n'amandazi. Fatima atangira kumuvugisha amushimira. Shurani ati nukira uzambwira icyatumye usohoka kuriya wiruka. Nawe ati yego kandi wakoze kunzana hano mu bitaro. Shurani ati none se nta muntu wo mu muryango wanyu uhamagara akaza kukurwaza? Fatima ati wacu sinaha, telefoni yanjye iyo urabona uko yabaye ikirahure cyaramenetse, keretse nufata simukadi ukazishyira mu yawe ugahamagara umuntu udakubwira. Shurani ati ibyo si ngombwa, urumva umeze neza se ku buryo bagusezerera vuba? Nawe ati ndumva bitaratinda, uko biri bimeze neza ugereranyije n'ejo hashize. Shurani ati umunsi umwe ntugoye, ndategereza nibigereje utarakira nibwo tuzamuhamagara. Mu rugo kwa Shurani babonye adatashye bumva ko ubwo ari mu kabari ntibabitindaho. Biriwe aho umunsi ujya kurangira Fatima yorohewe. Yiriwe aho mu bitaro atavugisha Fatima. Icyatangazaga Fatima nuko Shurani atamuvugishaga amagambo menshi, kiretse iyo yabaga amutumye amazi yo kunywa nibwo bavuganaga. Fatima yabonye umusore adashishikajwe no kumuvugisha cyangwa kumumenyaho byinshi, yigira inama yo kumuganiriza nawe ubwo akareba ko baganira. Yaribazaga ati uyu musore arwaza umuntu ntanamuvugishe none hatanamuzi. Yaramubwiye ati waje ukicara hano ku gitanda cyanjye tukaganira, wicaye kure kandi sinahageze ijwi. Shurani yarihanganye ahaguruka ku gatebe yari yicayeho yicara iruhande rwe. Umukobwa tumeze neza. Shurani nawe ati yego mbwira icyo umpamagariye. Fatima ati none se ntiwambwiye ko ushaka kumenya icyatumye ngwa hasi? Shurani tubwo nyine niba umeze neza wambwira ntaribi. Yakomeje kumuganiriza ku bindi bintu bisanzwe. Shurani amaze kuza muri mudo, Fatima amubwira impamvu yamuteye gusohoka muri hoteli yiruka. Yaratangiye ati njye nsanzwe ndi umwarimu mu mashuri abanza, mbana na mugenzi wanjye nawe w'umwarimu. Yaramaze iminsi ambwira ko umukunzi wanjye akunda kumubona kuri hoteli ahazanye n'undi mukobwa. Yakomeje kujya bimbwira tugeze aho turabipfa. Ejo rero yaragiye gusura iwabo, urabona ko gari iri hirya y'umujyi, natwe dutuye mu nkengero, ugera mu mujyi ukoresheje iminota nka 20. Ubwo muri gare ho umuntu aba agiye nk'isaha. Yagiye n'amaguru, ageze kuri iriya hoteli abona umukunzi wanjye yinjiye ari kumwe n'undi mukobwa. Yarampamagaye ati ngwino wirebere iby'umukunzi wawe arimo hano kuri hoteli. Namusabye kuneka akamenya icyumba arimo. Nabo ntibagiye kure, bagiye mu cyumba cya mbere. Ubwo naje niruka ngira amahirwe ntihagira umuntu ntangira kuko nagendaga nkuza aho ngiye. Nasanze umuryango udakinze, nzunitse ko musangana n'uwo mukobwa. Shurani ati wibeshya, ndabizi hoteli ntiwapfa kwinjira mutyo gusa, haba harinzwe, umutekano w'umukiriya bawitaho. Gute wabashije kugera ku cyumba cye? Nawe atari ko nuko utari kubyumva, naje nzi icyumba arimo ninjira nk'umuntu uzahagiye. Nanjye byarantunguye kubona nta muntu ntangiye. Shurani ati twibitendaho, wasanze bari mu biki byatumye usohoka kuriya? Nawe ati bazi kuba ufite umukunzi ugasanga ari kumwe n'undi mukobwa mu cyumba cya hoteli, wowe urumva bishimishije? Shurani ati komeza unyibwirire. Fatima ati rero nasohotse byandenze, ndenze ku marembo numva ubwonko buyaze, niruka ngana hepfo kuko hari akayira tunyuramo n'amaguru kakatugeza mu rugo. Sinashakaga kunyura muri kaburimbo. Shurani ati ndumva mugenzi wawe yaraguhemukiye, wowe wabikubwiye? Fatima ati sinzi niba ariko nabyita. Shurani yabaye nk'utekereje byinshi, ageze ati none se shiri wawe yarakubonye? Fatima ati twahuje amaso mpita nsubira inyuma. Urumva se nari gukingura ntarebe uwo ari we, ko icyumba kiba ari icyabo bagikodesheje? Shurani yarongeye ajya kure mu bitekerezo. Fatima turi gutekereza icyo ariko yatangiye kumva umwuka w'itabi uzamutse. Ati none se unywa itabi witwa nde ubundi? Shurani ati uvuze? Yahise asohoka amara iminota nk'icumi hanze, agarutse ati itabi ndarinywa, nywa n'inzoga, nitwa Shurani, hari ikindi umbaza? Fatima ati kuko unywa ibiyobyabwenge? Shurani turabona nta bwenge mfite se, urabona bwarayobye? Umukobwa yabitekerejeho ati mbabarira, nizere ko niba ubikora unatekereza kubireka. Shurani ati byihorere, si ngombwa ko tubiganiraho, ahubwo amasimukadi zawe duhamagara uwo muntu wambwiye. Fatima yashatse kurira ati basi ihangane ntiwigore ubikora, kuko uwo muntu navugaga ni wa mukobwa tubana kandi yaratashye, nta wundi muntu tuziranye n'aho wandwaza. Shurani ati abarimu mukorana se? Yaramusubije ati wowe bihorere,
nako upfa kugerageza uhamagara uwitwa Devota. Shurana ati nta kibazo, humura ntaho njya, ndakuguma iruhande, ndumva nta bantu ufite. Ninanirwa nzahamagara mushiki wanjye aza nsimbure, ejo niharenga bataragusezerera. Basangiye amata n'amandazi byari byasigaye, Fatima araryama. Mu kanya gato umubiri wa Shurana watangiye kugira impinduka zikomeye. Nyuma y'iminsi 2 adafata ibiyobyabwenge, yumvise atangiye kubikumbura. Yatangiye kugira umunaniro ukabije, aratitira, abira ibyuya, yumva nawe arembye. Nuko yaraye ijoro ryose. Mu gitondo muganga yamubonye ameze atyo, agira ngo ni imbeho isanzwe ntiyanamuvugisha, areba uko Fatima ameze arikomereza. Icyo yamusabye cyonyine ni ukumugurira n'ibiryo aho kumuha amata n'amandazi gusa. Fatima yendaga gukira, yasabye muganga ko yamusezerera umwanya. Muganga ati humura uzataha ejo. Biriwe Shurana yabuze amahoro, akajya ku kazuba ngo yumve ko yabona ubushyuhe, ariko biranga akomeza gutitira. Icyakora yihagararagaho bigakunda. Nta byinshi yavugishaga Fatima, yabaga yamwihoreye, akaza amuzaniye ibyo kurya yaguze muri resitora cyangwa amazi yo kunywa. Kuri uwo mugoroba cyangwa Fatima bamusezerere, mu masaha yo mu rukerera Shurana yatangiye gucibwamo. Umutima watangiye gutera cyane. Uwo mwanya yahise agwa muri koma. Fatima yakangutse abona wa musore asa n'uwapfuye, aba ari we biruka ajya gushaka abaganga asakuza cyane. Baraje basanga umusore yaguye muri koma. Fatima yafashe telefoni ye asangamo nimero zanditseho sister, ahita ahamagara ati umva, turi hano mu bitaro, Shurana ararembye. Mushiki we ubwo n'ibiyobyabwenge byamurenze. Abaganga nabo barumvaga. Bahise bamenya ko yafataga ibiyobyabwenge, kandi wa muganga witaga kuri Fatima yari yarabiketse. Fatima yabwiye mushiki wa Shurana ati none se waje ukamufasha? Nawe ati mureke, ubwo nizimushiramo arakanguka, dore amaze n'iminsi adataha. Urumva umuntu umaze iminsi ngaharara mu mayoga byamugwa amahoro? Yahise amukupa, Fatima nawe biramucanga. Abaganga bamushyize ku gitanda cyaraho, bati ngaho rero humurwaje. Muganga ubwo yihamagariye mushiki wa Shurani ati koko uyu n'umusaza wawe, koko yafataga ibiyobyabwenge? Nawe ati nukubifata se gusa, ahubwo ko wagira ngo abyihingamo, uwo ni akarima kabyo. Muganga ati rero ari hano mu bitaro, hari umuntu yari arwaje none aguye muri koma. Se wa Shurana kibyumva yakije imodoka aza kureba niba ari byo. Yasanze umukobwa atazi ari umurwaje, yamubajije byose uko byagenze na muganga yumva, umukobwa amusobanurira byose ntacyo amukinze. Muganga yaboneye hati birumvikana, ibi bibaho ku muntu wari warabaswe n'ibiyobyabwenge maze akamara iminsi atabifata. Nk'uko byagenze kuri Shurani, akenshi umuntu ubifata cyane akamara iminsi atabifata cyangwa agashaka guhita bicika atabanje kugabanya gake gake, agwa muri koma bitewe n'impamvu zitandukanye, bitewe n'ubwoko bw'ibiyobyabwenge yari yarabaswe nabyo. Bamuteze amatwi nawe akomeza kubabwira ati ibiyobyabwenge bimwe na bimwe iyo umuntu abiretse vuba bituma umubiri ubura ibintu wari waramenyereye. Ibi bishobora gutera gukomera kw'imitsi, gutitira cyangwa ubwivumbure bukomeye bw'ubwonko, bigatera umuntu kugwa muri koma. Ahubwo ejo naramubonye ngira ngo ni ugutitira gusanzwe, byuka arara kuri sima. Muganga yabajije se wa Shurana ati ubusuzi niba afata indyo yuzuye? Nawe ati ahubwo saba yariye ko ahora yasinze. Muganga ati iyo umuntu abiretse nka gutya akamara iminsi atabifata kandi byari byaramubase, bishobora gutuma isukari mu maraso igabanuka cyane, ubwonko bukabura ingufu zo gukora, bigatuma atubwenge cyangwa akagwa muri koma. Fatima ati none se ni ubuhe bufasha arahabwa? Ubundi ibiyobyabwenge bibamo isukari ku buryo yayibura ikagabanuka? Muganga ati ibyo turakora bimwe muraba mubireba. Ubu twamuhaye umwuka wo guhumeka kuko byagaragaye ko umubiri wari utangiye gutakaza ubushobozi bwo guhumeka neza. Naho iby'isukari byo, menya ko ibiyobyabwenge bitagira isukari isanzwe nk'iyo mu biribwa, ariko bigira ingaruka ku mikorere y'umubiri, bigatuma isukari izamuka cyangwa igabanuka. Iyo umuntu abiretse, umubiri ushobora kugira ibibazo byo kugenzura isukari, bigatuma igabanuka cyane, bikaba byamuviramo gutakaza ubwenge cyangwa kugwa muri koma. Ubwo turamwongerera intungamubiri z'isukari, tumuha imiti igabanya ingaruka zo kuva mu biyobyabwenge vuba cyane. Ahubwo iyo biba atari mu bitaro, akamara iyi minsi atabinywa, yashoboraga gupfa bitunguranye cyangwa akagira ubumuga bwo mu bwonko. Fatima yatangiye kumugirira imwe nk'uko yazimugiriye, ati none se ntabwo umuntu ahita abihagarika mu gihe byamubase? Muganga ati ibyo ni bibi cyane, agenda agabanya gake gake abifashijwemo na muganga. Umuntu nk'uyu wabaswe nabyo yarakwiriye ubufasha bwa muganga, aho gusa nkaho abihagaritse atiteye ku ngaruka bishobora kumutera. Sati ubwo se biramara igihe kingana icyo arwaye? Muganga ati wagize ngo iki kibazo kiroroshye? Yarakomeje ati ashobora gukanguka hagati y'amasaha ari hagati ya 24 na 72. Naba gifite ibimenyetso birimo kubira ibyuya, guhinda umushyitsi, kuribwa umutwe no kugira ikibazo cyo guhumeka, tuzabanza tubyiteho nko mu cyumweru. Mu byumweru 2 niba yari afite kwikanga, kugira ubwoba no gucika intege bizagabanuka, umubiri utangire kongera kugira imbaraga. Nibiba bikabije, mu kwezi kumwe gusa ubwonko buzatangira gusubira mu buryo. Uyu muhungu wawe azaba yaragaruye imbaraga, asinzira neza, azaba amaze no kugira amarangamutima arimo ituze. Nibwo tuzamusezerera kuko biragaragara ko yafataga byinshi, ariko nubwo umubiri uzaba warakize ashobora kuzakomeza kugira ubushake bwo kongera gukoresha ibiyobyabwenge. Niba ruzabicikaho nka nyuma y'amezi 3, azaba yatangiye kumva atabikeneye, aba ashobora gukomeza ubuzima busanzwe.
muzakomeza kumuba hafi. Se wa Shurani yarumiwe yumva icyo gihe ari kirekire, ati ubwo se ntabwo byajya munsi? Muganga ati bizaterwa. Ahubwo se ubwo ntugiye kumurwaza uyu mukobwa agataha nawe akajya kuruhuka ko uyu musore yaramurwaje? Yaramubwiye ati ibyo si ikibazo. Fatima yamubwiye ko iryo joro yamuba hafi kugera akangutse. Se wa Shurani ati yari yarashwanye n'umukobwa wanjye kandi mama we sinamubwira ngo azamurwaze, niba ubyemera nababwira bakazana ibyo kurya nkaba ndeba icyo gukora. Fatima yamugumye iruhande, Sara atajya kubwira abo mu rugo uko bimeze. Mama wa Shurani yarishimye avuga ati wenda yazakanguka afite intego yo kubireka. Nyuma y'iminsi 2 yarakangutse. Fatima tumeze ute Shura? Yabanje kumubwira ati reba muri telefone uhamagare papa umubwire uko bimeze, nta password irimo. Fatima ati humura narabikoze, buri munsi baza hano. Shurani ati none se ubwo ni wowe undwaje? Mushiki wanjye byagenze bite? Fatima ati banza utuze. Yaramwegereye amufata ibiganza ati humura ndahari, kandi nabo baza buri munsi, nuko nanze gutaha kandi ari njye waguteye kurwara. Nyuma y'iminsi 4 mushiki wa Shurani bemeranyije ko ari we ugiye kuba ahari. Yagiye asimburana na Fatima bigera ubwo Shurani bamusezereye. Akigera mu rugo yatangiye gukumbura Fatima. Yamuhamagaraga kenshi kuri telefoni, Fatima nawe akamuha umwanya bakaganira, gusa amwihanangiriza kutazongera kunywa ibiyobyabwenge. Iwabo batangiye gutangara kuko Shurani atarakibinywa. Ikintu cyamuvanaga mu rugo cyonyine no kujya kureba Fatima. Fatima yageze amubaza impamvu yamuteraga kunywa ibiyobyabwenge. Shurani amubwiza ukuri. Yamubwiye ko yakundanaga n'umukobwa amwizera cyane. Iwabo bakimushingira iduka ngo acuruze, uwo mukobwa yamusabaga amafaranga yo gukemuza utubazo runaka. Rimwe yaramuhamagaye amuguza amafaranga. Shurani amubajije icyo agiye kuyakoza yanga kubimubwira. Kubera ko yamukundaga kandi amwizera yarayamwoherereje. Umukunzi we yamusezeranyije ko araza kuyamwishyura bidatinze kandi akamubwira icyo yaragiye kuyakoresha. Haciye umunsi wa mukobwa yamwohereje ifoto y'urupapuro rw'ubutumire. Yari agiye gusezerana n'undi musore. Yarengejeho amagambo agira ati Shurani wihangane ndigendeye, nagukundaga ariko sinakubonagamo umugabo wanjye wa vuba. Kukumvisha ko nkeneye kuva iwacu vuba byari kuzangora. Nari maze gukura, bagenzi banjye tungana barashatse, ninjye wari usigaye. Si uko ntagukundaga ahubwo nuko nta gahunda uri kuzagira vuba. Wihangane rero, aya mafaranga sinzayagusubiza. Ndabizi iyo ubimenya ntiwari kuntwerera, none rero urantwereye. Fatima ati ubwo se urakomeje? Shurani ati niba ntakomeje se nawe ntiwari ukomeje umbwira ko winjiye muri hoteli umukunzi wawe ukamusangana n'undi mukobwa? Yahise aceceka yitsa umutima. Shurani ati simbe ngukomerekeje, ariko ukwiriye kumva ko nta kidashoboka. Uwo mukobwa yanteye kwiyanga, nishora mu mayoga n'amatabi ngo mwiyibagize. Gucuruza byarananiye, amafaranga nazigamye ntangira kuyasesagura kugera umunsi nkubona uguye hasi ntakuzi. Fatima yaramubajije ati none se ubu mva wariyakiriye? Shurani ati ukimbwira uko wahemukiwe nkaba nariboneye n'ibyakubayeho nyuma yaho, numvise ko atari njye njyenyine. Nari narazinutswe abakobwa kuri rwa rwego rw'uko na mushiki wanjye namushyiraga mu gatebo kamwe n'uwo mukobwa wampemukiye atanteguje. Nanjye nifuzaga kureka ibiyobyabwenge ariko byari byarananiye, nibyo byatumaga ntamutekerezaho cyane. Icyakora kuko umba hafi ukamvugisha kenshi ukanambuza kubisubiraho, nanjye numva ko nkwiriye kukumvira. Ikindi kuba nzi ibyakubayeho mba numva ngufitiye impuhwe. Ubu se wabashije kumwikuramo wowe? Fatima ati yego namwikuyemo byararangiye. Wowe se wamwikuyemo ahubwo? Shurani ati ntibyakwanga ndi kumwe nawe. Yacitse ku biyobyabwenge burundu ntiyongera no kubitekereza. Yarongeye aracya ntiyakomeza kubigikara kubera itabi ryinshi, amenyo nayo aragenda arererana, amaso asubira kuba umweru. Noneho abakobwa bamureba bakabona ari umusore mwiza buri wese yakwifuza. Iminsi yari ibaye myinshi, asaba se kumufasha gusubira mu bucuruzi. Iwabo byarabashimishije kuko umwana wabo yarasubiye ku murongo. Igihe cyarageze we na Fatima batangira gukundana, agera nubwo amusaba kamusura iwabo. Iwabo wa Shurani bari babizi ko Fatima araza kumusura, niwe bafataga nk'uwabaye impamvu yo gutuma areka ibiyobyabwenge. Bamwiteguye bidasanzwe batumira n'abandi bantu. Yahageze azi ko ari ibisanzwe, asanga imodoka ziparitse iwabo wa Shurani. Yinjiye mu nzu asanga hari abantu benshi cyane. Ibirori byabaye ibirori, bageze aho bamwe bafata ijambo bashimira Fatima wabaye intandaro yo gutuma Shurani areka ibiyobyabwenge. Mama wa Shurani we yahagurutse yenda kurira, aramuhobera ati warakoze cyane mwana wa. Fatima nawe yumvaga byamurenze kuko nibwo bwa mbere yarashimiwe bigezaho. Shurani yahise abatungura, yegera imbere afata ijambo asaba ko Fatima amwegera. Yapfukamye ku ivi rimwe, akura impeta mu mufuka arayimwambika. Abandi bakobwa bativuga yego. Amarira yabaye menshi, asubiza yego bakoma amashyi. Bidatinze Fatima na Shurani baje kubana. Shurani yakomeje ubucuruzi, ubu ni umucuruzi ukomeye. Fatima nawe yabonye ikigo cyigenga yigisha muri segonderi kandi ahembwa amafaranga menshi. Na inkuru yacu irangiriye, ngushimira aho tugeranye ku musozo.